Isura ya 80 yitiriwe uwazinze umunya. Yahishuriwe Maka igizwe n'imirongo 42. Ku izina rya Allah Nyirimpuhwe Nyirimbabazi. Intumwa Muhammad yazinze umunya inatera umugongo. Ubwo umuntu utabona yaraje ayisanga. Ese wabwirwa n'iki? Wenda arashaka kwiyeza cyangwa akakira urwibutso, hanyuma urwibutso rukamugirira akamaro. Naho wa wundi wera atayumva ko adakeneye kuyoboka, niwe witaho, kandi ntacyo wabazwa aramutse atiyejeje. Ariko wa wundi uje kugana yihuta, kandi akaba atinya Allah n'ibihano bye, uramwirengagiza ukita ku bandi. Oya, ntibikwiye. Mu by'ukuri iyi Korani ni urwibutso, bityo ubishaka nayizirikane. Iri mu nyandiko zirinzwe mu cyubahiro, zubahitse kandi zejejwe, ziri mu maboko y'abanditsi b'abamarayika bajyana ubutumwa ku bantu b'abanyacyubahiro kandi b'inyangamugayo. Umuntu uhakana ntavumwe. Mbega ukuntu ari umuhakanyi w'indashima! Ese Allah yamuremye mu ki? Yamuremye mu ntanga, arangije amugenera uko azabaho, nuko amworohereza inzira y'imibereho ye. Nyuma amugenera urupfu no gushyingurwa, kandi igihe azabishakira azamuzura. Oya, nyamara umuntu ntarakora ibyo yamutegetse. Ngaho umuntu niyitegereza amafunguro ye, uko tumanura amazi mu kirere yisuka ari menshi, nuko tugasatura ubutaka uko bikwiye kugira ngo amazi abashe kwinjiramo n'imbuto zimere, maze tukabumezamo impeke n'imizabibu n'imboga n'imizeti n'imitende n'imirima igizwe n'ibiti by'inzitane n'imbuto n'ubwatsi, kugira ngo bibagirire akamaro mwe n'amatungo yanyu. Ariko ubwo urusaku ruziba amatwi ruzaza, uwo munsi umuntu azahunga umuvandimwe we, ahunge nyina na se n'umugore we n'abana be. Kuri uwo munsi buri muntu azaba afite ibimuhangayikishije bituma atita ku bandi. Kuri uwo munsi uburanga bw'abemeramana buzaba bwererana, bamwenyura bishimiye inkuru nziza bahawe. Naho uburanga bw'abahakanyi kuri uwo munsi buzaba bwuzuye umukungugu, bwarenzwe n'umwijima. Abo ni bo bahakanyi b'inkozi z'ibibi.